abanyarwanda cyangwa se abandi bantu baba bafite umutima wo gufasha kuko mfite umwana w'imyaka 2 ko nababwiye ni umuhungu afite ikibazo cyo kutareba muramfasha iki barambwira ati genda niwumva ko byakwemera uzagaruke nsubirayo nabwo barambwira ati nta kintu twagufasha pe twaragerageza natwe kumushaka twaramubuze umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yaba ubukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibikombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891 9 Image Studios your image will stamp your heart. Kaze muri studio za JTV turabakiriye nanone tubagezaho inkuru zitandukanye inkuru zicukumbuye inkuru z'umuryango tubagezaho inkuru z'imfashanyigisho mu buzima tukabagezaho n'utuntu n'utundi kumubona muri studio rero twasuye umubyeyi akaba aratwibwira twamusuye turiyo mu rugo tuguhaye ikaze muri studio ya JTV. murakoze cyane yego turaza kubasobanurira ibintu byinshi turabwira ibyo twateganyije kuganiraho ariko muri make turabanza tumuha ikaze atwibwire nyuma turabaha ido nido turababwira icyaduteranyije hano tubabwire n'icyatumye tuza kumusura muri make tuguhaye ikaze nanone watwibwiye ahubwo ese waduhayenda muri make uri we ese uri umukobwa watwibwira muri make yego murakoze cyane wakongerejweho gato murakoze cyane nitwa Bagwize Liliane yego ndi umubyeyi w'umwana umwe nibyo yitwa Liliane Bagwize Liliane Bagwize Liliane ni umubyeyi w'umwana umwe sinzi nimba twagusuye wadusabye ko twagusura tukagera iwawe ukaba wagira icyo uwisabira abanyarwanda muri rusange cyangwa se ubasha kugira icyo uvuga mu rwego rw'icyaduteranyirije hano sinzi rero twabihera mu mizi muri make ukaba wabwira abadukurikiye kuri JTV ukababwira ikiduteranyirije hano murakoze yego murakoze cyane ongera ijwi mu gakeya murakoze cyane ndamureba umwana humura ntacyaho yego ko nababwiye nitwa Liliane nabasabye ko mwansura kubera ikibazo mfite cy'umwana yego nshaka kugira ngo mbaganirize ku buzima bwanjye mbabwire n'ikibazo mfite cy'umwana ngwino sheri ngwino taka yego nubwo numvaga ko tutari bumwerekane ariko niwe wabisabye sinzi yego nta kibazo yego impamvu nabasabye kunsura nagira ngo wenda nsabe abanyarwanda yego cyangwa se abandi bantu baba bafite umutima wo gufasha kuko mfite umwana w'imyaka 2 ko nababwiye ni umuhungu afite ikibazo cyo kutareba mu by'ukuri naragerageje kuvuza ariko byaranze niyo mpamvu rero nari nabasabye ngo munsure mbe nabaganirizaho mube mwagira namwe nimba ubutabazi mwansabira cyane cyane ko wenda mwebwe hari aho mugera twebwe tuba tutagera yego muri make se watubwira ubuzima nyine bw'umwana kugira ngo twumveho
ubushobozi ubufasha ushaka aho buhera tumve udutangirire muri make mu mizi. Yego. Umwana w'umuhungu namubyariye amezi 6 biba ngombwa ko ajya muri bya byuma bibarera. Yego. Haberamo ikibazo cyuko avamo atareba. None wamubyariye mu bitaro namubyariye mu bitaro bisanzwe by'Inyamata. Yego. Muri Bugesera. Mubyaye amara iminsi muri kuvezi birangira badusezereye ngo dutahe. Nyuma uko umwana agenda akura nkabona ntago ari kubumbura amaso nk'abandi, nsubirayo bama transferi. Waba wavuye ku bitaro se ubibona ko umwana atabona cyangwa wavuye ku bitaro? Navuye ku bitaro bamumaye bisanzwe, nzi ngo wenda ni umwana bisanzwe. Tugeze mu rugo mbona uko abandi bana bagenda buri kwezi hari ukuntu ubona umwana hari ikigenda gihindukaho igihe cyo kureba cyageze. Nkabona we nashaka kubumbura amaso, uko ari agahinja kashaka kurwana akora ku maso. Njya kwa muganga barambwira ati dindira wenda iminsi mikeya, uko agenda akura tuzareba nimba ari ikibazo cy'amaso tube twaguha transferi ugende kumuvuza. Yego. Naragerageje ndagenda ku bitaro byose byo mu Rwanda bishinzwe amaso. Nagezeyo abadokiteri barambwira ati turabona uyu mwana yangiritse indiba z'amaso, nta kintu twebwe twakora. Nuko rero nuko mutunze rero nicyo nasabaga ngo umwana se muri make umwana wawe ni umunyarwanda. Ese papa we nta kintu amufasha ku buryo wenda mwabasha ku buryo yenda yakora uburyo kibwo bumuvuza kurenza ko ubushobozi wenda ufite? Oya, ntago ari umunyarwanda, ni umuportigale. Ni umuportigale. Yagiye mfite inda y'amezi 4. Yego. Nyuma y'ayo mezi 4 haciyeho amezi 2 mitajya kubyara kuko nababwiye ko namubyariye amezi 6. Gerageza kumuvugisha akimara kugera iwabo bahise bamwimura muri kampani aho yakoraga ku kibuga cy'indege cya Bugesera hano mu Rwanda. Yego. Ngerageza kumuvugisha, agezeyo twavuganye igihe gitoya, ariko amaze kumenya ko umwana yaba afite ikibazo cyo kutareba nahise mbura contact. Yego. Twongera kuvugana na rimwe. Warabyaye mwaravuganaga? Yego. Amaze kumenya ko umwana afite ikibazo cyo kutareba ahita akuraho contact ziwe. Komeza. Ngerageza no kujya aho bakorera kujya wenda babe bambariza amakuru. Barambwira ati rero umuntu yavuye mu Rwanda, twebwe nka kampani kereka iyo hari ikintu yari kuba yarasize akoze muri kampani cy'ibintu ubwo twaye kugerageza kugufasha tukamukurikirana, ariko muri kampani twebwe yarasezeye ubwo nta kindi kintu twagufasha. Nongera nsubirayo kuko hari igihe bigeze kumbwira ngo hari umuganga wari waje, barambwira ati wenda ugerageze umuzane barebe ko bamubaga, ariko bizagusaba ubushobozi bwinshi. Nsubirayo ndavuga se ko bamaye transferi kandi bizansaba ibintu byinshi, muramfasha iki? Barambwira ati genda niwumva ko byakwemera uzagaruke. Nsubirayo nabwo barambwira ati nta kintu twagufasha pe, twaragerageza natwe kumushaka twaramubuze. Ni ukuvuga ngo umwana hari aho yageze kuvurwa bikaba byakunda, ariko haba ikibazo cy'ubushobozi bukeya. Hari haje abadokiteri barambwira ati ni ukumumwereka bakareba ko bamushobora. Yego. Ati kuko twebwe turabona ahangaha nta kintu twakora. Yego. Ati wenda uzava hanze twamumwereka tukareba ko yamushobora. Nakiyeyo barambwira nawe ati umva si twamushobora inaha pe, ati kireka ubonye nk'amahirwe akaba yajyanwa hanze wenda bo hari ikintu bakora, ariko twebwe inaha mu Rwanda ntacyo twakora. Yego. Ese waba nimba udufashije waba wibuka kampani yakoreragamo nimba ku buryo wenda niyo tutakirwa tuyivuga kuri mikoro cyangwa se tukaza no kuyivuga ubaye uyibuka ukaba uzi n'amazina ye? Ese nubwo uzi ko ari umunyaportigale, ese hari umwe mu bantu bo mu muryango wabo cyangwa se
ku buryo umuntu yabona aho ashakisha cyangwa se tukaba twasaba na ambasade yacu ikaba yakurikirana ko umwana ni umwere. Umwana ni umwere, ni umwana mutoya, turaza no kumubereka kuri hano kuri kamera za JTV, turaza kubereka umwana kugira ngo nimba hari nuko n'abadukurikiye babasha kudufasha ku buryo ubutabazi bw'umwana bwabasha kuboneka. Hari uko waba uzi yenda umwe mu bantu bo mu muryango we cyangwa se uwo muntu byibura ku buryo umuntu yabona aho ashakira? Yego ndabizi. Ongerejwe gatoya. Yego ndabizi, yakoreraga Mota Engine. Okay. Mota Engine yakoreraga ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Nibo bari kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Yego. Yitwaga Joao Ferreira Felinho. Niyo mpamvu umuhungu wawe wamuhaye izina rya se. Okay. Arya umuhungu wawe yitwa Cyubahiro Joao Levi. Okay, ubwo muri company se hari umuntu byibura wo hejuru waba waragiye nko kureba nko mu bayobozi babo hejuru kugira ngo ureko hari icyo bagufashe ndetse bakagusubiza, cyangwa wowe yenda tuvuga ko babuze nuko winjira muri ya company kugira ngo ubashe guhabwa ibisobanuro? Oya, nagiyeyo. Hari umugore bakorana, gusa ntabwo nibuka ukuntu yitwa, gusa nagiyeyo nanahura n'umuyobozi wabo. Aribwo nabasabaga nyine ngo bamfashe kuba bamushaka wenda mbona ukuntu navuze umwana. Yego. Turavugana, nibo bambwiye ngo ntago byemera muri company yabo. Bo nagezeyo gusa barambwira ati iyaba dufite ambasade n'aha mu Rwanda yabo, yego, wari kujya kubakurikirana, ariko hano ni icyicaro. Hano na ambasade yabo bagira, ngo ambasade yabo iba mu kindi gihugu. Ku buryo se nicyo cyicaro kitabasha kugufasha kugira ngo iyi ambasade bamenye amavu n'amavuko y'uwo muntu? Bo bakubwiye ko kubera ko nta ambasade nta kintu bagufasha. Abana mwirira iki? Keke zo muri Home of Cakes. Ziraryoha. Banyarwanda, kugira ibirori byiza biterwa n'uwabiteguye ndetse akanaguha ibyo ukwiriye binyura umutima wawe. Nge nguhitiyemo Home of Cakes kuko niho honyine tugukorera keke wakoresha mu birori byawe, anniversaire, mariage, gutera ivi ndetse n'ibindi. Tugukorera outside catering igaherekezwa na coffee itekwa live mu bukwe bwawe ku giciro cyiza. Dufite maison de passage, hamwe ujya mu kwabuki umunezero ukagusaga. Tuguha kandi sound system, video n'amafoto meza, byose ni muri Home of Cakes. Rubyiruko, ngwino urahura ubumenyi mu bijyanye no gukora keke, guteka, gukora ikawa bizwi nka barista kuko ni wowe ukenewe ku isoko ry'umurimo. Dukorera Kicukiro urenze kwa Gitwaza ni mu kaboko k'ibumoso, ndetse na Kanombe munsi y'ikibuga cy'indege kuri Sagiteri iruhande rwa sitasiyo itagikora. Ariko wivunika hamagara kuri 078 34 67 525 cyangwa 078 318 01. Home of Cakes, the place of your happiness. Nasize akoze muri company, nimba ari ukubyara akaba yaragiye, twebwe nta kindi kintu twagufasha. Yego nagiyeyo rwose. Okay. Shuti bakunzi ba JTV, turakomeza na tuba tubazanira inkuru ziba zitandukanye zimpande n'impande. Dusura ababa bafite ibibazo, nk'uko urumva n'umubyeyi yabashije kwibaruka ariko yibarika umwana ajya muri kuveza akiri mutoya, aza kugira ibibazo byo ku amaso apfira muri kuveze. Donc ngo urabona ko akundi amatara amurika mu maso, umwana ava muri kuveze atabona, ariko na mama waza kubibona iyo yaravuye mu bitaro. Ubwo rero niyo mpamvu twafashe gahunda yo kumusura. Yari yitabaje itangazamakuru kugira ngo tuhagere. Afite akababaro k'umwana utabona. Nawe ari wowe, ese uzi agahinda k'umwana? Ahubwo uyu mubyeyi arifuza ko yafashwe ate? Ese icyifuzo cye ni ikihe kugira ngo tumenye? Ese mama, icyifuzo ufite ni ikihe? Icyifuzo mfite, urabona ko kurera aba bana biba bigoye cyane, no muri iki gihugu cyacu amashuri yabo nabwo biragoye, kandi urabona ko ari gukura. Nko mu wundi mwaka nashaka wenda ko yajya ku ishuri, gusa sinzi naho ayo mashuri aba. Yego.
ubushobozi bwo kumutunga nabwo biba bigoye bamwe. ubwo rero icyifuzo nari mfite nk'abanyarwanda cyangwa se waba ufite umutima wese wo kuba yafasha agira ikintu yamfasha ngira ukuntu natunga uyu mwana kuko ise we naramubuze kandi nanjye ndagerageza gukora ariko nyine ni gakeya pe ni gakeya simbone bimutunga nkuko yagakwiye kubaho kuko ari kumwe na papa we kuko aba bana baranagoye cyane pe ntago bameze nk'abandi bacu ngo ube wamugaburira nk'ibyo dusanzwe turya ntago abyemera ubwo rero icyo nasabaga wenda hagize uwaba ufite ubushobozi cyangwa se uwaba ashaka nko kwitanga kumuvuza bwo inaha byo byaranze ariko wenda mbonye nk'ubushobozi bakaba bamujyana bakamumvurira nabyo nashima Imana n'ukuri nibyo bijyanye no kwiga ntabwo babyoroshye no kwiga mu minsi n'imbere aziga sinzi ngo aziga gute no kumutunga byanze ngo uzabona amafaranga amwishyurira urumva ibyo byose ni mu byifuzo ufite ni mu byifuzo mfite ndifuza ko aziga mwifuza ko nyine nawe yakora nk'abandi bana yego niwe mfura yawe yego okay ntabwo se byakubangamira ubaye umushyize kuri kamera ku buryo byibura simbizi urabyumva ute nta kibazo rwose ku buryo n'abanyarwanda bamubona ni akana k'agahungu keza cyane kwa Kametisi keza cyane ubwo mu kanya turabaje twongere tumwakire tubereke tunababwire n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwa Joao naho mu kanya. babyeyi beza uburere bw'umwana buterwa n'aho yigiye njye nkurangiye Ecole Methodiste umusingi w'ubumenyi niho umwana yigira akazamukana ubumenyi n'uburere bufite ireme kubera abarimu beza bita ku banyeshuri bakiga mu ndimi zose bagasoza amashuri abanza wagira ngo nayisumbuye babyeyi ba Kinyinya Gisozi na Nduba imiryango irafunguye ngo twese dufatanyirize hamwe kurerera u Rwanda Ecole Methodiste umusingi w'ubumenyi duherereye mu murenge wa Nduba muri Gasanze ku muhanda wa Nyarubande haruguru y'agasoko wizuye azahamagara kuri 078 30 82 634. Mama Joao karame turamubona Joao ese buriya ibijyanye n'akazi waba ufite akazi nta kazi mfite ni ibintu rimwe na rimwe harigenda mbona turaka ariko si duhoraho yego ubu muri make nta kazi gahari nta gahari murabibona rero wa mwana nguyu ari kumwe n'umubyeyi we turabasaba uwaba afite umutima w'ubwitange cyangwa se afite icyo yakora kugira ngo uyu mwana akomeze abeho kugira ngo uyu mwana akomeze abone ibimutunga yewe niyo waba ufite igiceri cy'ijana erega amafaranga si ubwinshi nimero yiwe ngiyo kuri ekara ubaye wabasha kuvugana nawe ukaba hari n'icyo wamufasha ni ukuri Mama Joao icyo nzi cyo nuko nta kintu kibaho nta mpamvu sibyo hari n'igihe usanga uyu mwana kandi Imana niyo ibizi uko azabaho niyo mpamvu tubwire abo dukurikiye kuri ekara za JTV kugira ngo ufite umutima w'ubwitange ni ukuri Imana imuha umugisha kandi dore umwana n'uyu yitwa Joao ni ukuri tuzabashimira kandi na mama wabo ni umuntu nawe arashima ni umubyeyi none se Mama Joao muri make iyo uri mu rugo nta kazi ufite ubu buzima bumeze bute ubuzima nyine bumeze nabi ubwo ni ukurindira akaba kabonetse nkagafata neza nyine kugira ngo ndebe ko iminsi igenda yicuma gusa by'akazi ko ntako nicaye mu rugo nyine mba ndi kurera umwana byonyine wamureresha ndetse mama ko biba binagoye biragoye nguyu nta n'umuntu wamuhanga murere kuko
bisaba kumwitaho cyane uri kumva ushobora kumuha umuntu akarangara umwana akaba yashya yagwa mu mbabura se urabona ko n'imiturire y'inaha ntago nayo iba ari myiza hari igihe yasohoka mu nzu kakaba kikubise hasi bisaba nyine kumuba hafi umuntu ntago yabona ukuntu ajya kure. Yego. Aho uba se n'iwawe urakodesha? Aho mba ndakodesha. Yego. Nta nzu ngira. Ihangane ni nayo mpamvu byanga bikunda ntago wasaba ubufasha ngo Imana yo inanirwa kugufasha. Ndabizi ko Imana irahari kandi irakureba. None se mu majoa muri make ubuzima kuva wamubyara kugeza uyu munsi ni iki ubona kikubangamiye cyane kurenza ikindi? Kuva namubyara rero ikintu kimbangamiye no muri bagenzi banje ahantu hose ni kwa kundi umuntu atambukaho ngo dore mama wa mwana w'impumyi abandi bana bakababuza kuza gukina nawe. Yego. Ati murajya gukina nawe se atareba ngo bibafashe iki? Nabyo uri kumva biba bibangamye. Nyine bisaba ngo ahore impande yanjye kuko n'ubundi n'abandi baba bavuga ati uwo nguwo se yamara iki n'uwiki. Nyine mbese muri makeya n'uwanjye n'ingewe duhorana nta n'uwo nanamusigira ngo amwemere. Bavuga ati yakwica akazi kanjye ese ubundi turasigarana nuri bumuhamagare ngaze hano amaze kugira imyaka 2 ni wa mwana nyine bisaba kumureberera. Muri make nta n'umuturanyi wamusigira nawe ngo amwemere ngo ube wenda wavuga ngo ugiye gushaka nako karaka. Ni ngombwa ngo mbe mufite buri gihe njyenyine. Yego. Ntago byoroshye ariko ihangane humura. Icyo nzi cyo ntabwo ibi bihe bizahoraho. Mu byifuzo wari ufite rero harimo n'icyo kuvuza umwana. Ese mu bitaro wagezeho bakubwiye ko nta kintu bakora nta bundi nuvuga ngo icyari kibuze n'ubundi bushobozi bwiyongera kugira ngo umwana bamuvuze? Ese nta byararangiye duhebe? Ibitaro byose nagezeyo Kabgayi Bishenyi hose nagezeyo abaganga duhura inshuro nyinshi n'ubu ngubu ndetse kujyayo mu minsi yashize ariko kuva namenya ko agize nsubirayo kenshi pe. Umve bagezeho barambwira ati se mada wakwiyakiriye ku mwana tubona nta kindi kintu twahindura hano mu Rwanda twarakubwiye ati iyakire. Noneho ngewe nkagira ngo wenda uku kwezi wenda kuzahinduka ari gihe wenda najyayo nkabo wenda bakaba bamubaga ariko nagerayo n'umudokiteri nawe akanyakira ubona nciragura ati we humaze kuza hano inshuro zingahe ngarutse kureba kwenda ati icyo tukubwira n'ubundi yeka tukwanse n'ubundi uhure na muganga ariko icyo tukubwira twebwe tuzi ko ari cyo nagihinduka. Ubwo nyine ngezeho ndavuga reka mbyihore wenda Imana niyo nkuru nimbona ibimutunga wenda azabaho. Oya humura kandi igira icyizere nk'uko ugisanganywe azabaho n'ukuri kandi ntabwo yenda mu magana n'amagana hari ntabwo abantu badukurikiye ni benshi byanga bikunda. Hari uwabazi hari uwaba ari umuganga azobereye ibijyanye n'izi ndwara z'abana zimeze gutya. Hari uwaba afite ubundi bushobozi runaka bwatuma umwana atera igihe kiri imbere utazavuga ati kuki nabyaye umwana utameze gutya. Kandi humura si wowe wenyine gusa Imana ibifite impamvu. None se ikindi nifuzaga kumenya hari ubwo waba ufite contact z'uwo mugabo ku buryo umuntu yagerageza agashakisha uko ashoboye cyangwa se akaba yareba uko amushaka? Hari contact waba ufite cyangwa se email yiwe cyangwa se nta kundi kuntu umuntu yabona amubona? Papa w'umwana nimero nari mfite yari yinaha mu Rwanda yakoreshaga. Yego. Anayikoresha kuri WhatsApp niyo yahise avanaho ariko kuri Facebook abaho ariko naho ndagerageza kwandika mba yaramborotse nimba byaragenze gute simbizi. Cyangwa uyu mwandikiye akabona ni wowe aragukatinga? Sinzi nta kintu na kimwe gusa abaho. Umuntu agiye haramubona gusa ngewe ntago tubasha kwandikirana na gato. Yego. Okay. Ndabyumvisha
bakunzi ba JTV murakoze kandi turabashimiye, mukomeze mudukurikirane muri ibi biganiro, dukomeze twumve ubuzima bwa Joao na mama we. Naho mukanya dukomeje mu kiganiro twari turi kuganira na mama wa Joao. Ese mama Joao abasha aragenda aravuga bimeze bite mu buzima bwe busanzwe bwa rusange hamwe nk'abandi bana bose bimeze bite? Joao ameze nk'abandi bana, ntabwo yari yatangira kugenda neza ariko biri kugenda biza gake gake, atera nk'udutambwe 2 cyangwa se 3, kuvuga uvuga ikintu akaba yagusubiramo, ariko we ku giti cyewe ntabwo yavuga ngo hari nk'ikintu ashaka ku giti cyewe abe yavuga, ariko ubu uvuze ikintu mwegeranye hari igihe gisubiramo, cyangwa se ukaba wavuze nka kare kumva bisubiyemo nyuma. Ikindi akunda iyo uri nko gucuranga wenda nko mu baturanyi, kuko njye ntabwo mfite wenda ubushobozi bwo kuba naba mfite iyo radiyo, ariko nko mu baturanyi iyo bacuranze ubona yizihiwe, cyangwa se wenda ugacuranga nk'agatelefone uvanyemo nk'indirimbo yariri ararira. Yego, mu buzima bwiwe nyine ubona aza ameze nk'abandi, ikibazo nuko wenda atareba. Yego. None se buriya bijyanye no kurya cyangwa kunywa nk'uko nguko hari nk'ibintu arya basi ukabona arabyishimiye, basi ukabona ariya yishimye, mu rwego rw'imirire ubona bihagaze bite? Mu rwego rw'imirire Joao ibi byacu duteka byo byaramunaniye, atunzwe hari nk'amata, kuko ntago wateka nk'igitoki nk'abandi bana be yabyemera, arabyanga. Ukaba ubugari se nk'abandi nabwo ntiyabwemera. Nagiye no kwamuganga barambwira ati uzagende, hari abo banyamahanga hari utundi bajya babatekera cyangwa se babakorera, ugenda ubaze wenda urebe nimba ubu wabona ubushobozi ukabigura. Ngiye kubaza numva birahenze, sinabibonera ubushobozi, ubwo rero ndagerageza nimba ari n'utwo tuboga ari uduki nkaba namuha, ariko nta ibyo kurya nta petagira y'ibingibi, ariko wenda ubwo nk'ibyo ngibyo bibonetse nuko ngemba nta bushobozi naba mbifite wenda byo kubimuha, wenda nekeza ko yabiga, ariko ibisanzwe byo byaramunaniye. Yego, atunzwe n'amata iyo yabonetse, igikoma nacyo ni gake cyane. Ikintu ubona nyine yibanzeho cyane amata. Yego, iyo yabonetse ubona ko yishimye. Ko bitoroshye, ntabwo byoroshye, ariko humura, hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka. None si ubu ngubu ikindi nifuzaga kukubazaho, iyo winjiye mu nzara kumenya ko ari wowe? Yego, akaguhamagara mama se, cyangwa ukabona je afite nk'umwana ugiye gusuza mama we, ubona bimba bimeze bite? Iyo ninjiye mu nzu aramenya, hari ukuntu aza akagukorakoraho, ukajya kubona ukumva gukoze mu bitugu mu maso se, ariko ukumva ko nyine nubwo atareba bubona ko afitemo gushishoza, ku buryo ashobora gukora ku kintu akamenya icyo ari cyo. Yego, akamenya ni mama, akamenya ni umuturanyi, ni umwana se, ubu ubona ko arabimenya. Yego, arabimenya, cyangwa se yabagiye nk'ahantu ukabona abanjeyo ukuboko, akabona kujyayo kabakaba ngarebe nimba yenda nta atari bugwe, arabanza ukabona nakaboko abanza. Sinzi niba mwigeze kumubona asa nk'atambuka, ariko arabanza akakorakora mbere yo kugira ngo agende. Yego, ntabwo bikoroheye mubyeyi, ntabwo byoroshye, ariko uhumura. Shuti bakunzi ba JTV turabashimiye. Ubutaha ese watanze nimero, wabaha nimero yawe kugira ngo
ushaka no kuba yagira ubushobozi agufasha byibura acishe kuri nimero yawe cyangwa se kwivugishirize. Navuze ko ashobora kuba ari umuganga, ashobora kuba azobereye ibijyanye n'indwara y'amaso, ashobora kuba ari ufite ubundi bushobozi ashaka kugufasha. Ese byakunda ko utanga ese ufite telefone? Ndayifite. Watanga nimero ya telefone? Yego. Nimero yanjye ni 078 078 6 Isubiremo bayumve neza. 078 yego 078 Sorry nibeshyeho gatoya. 078 yego 28 yego 65 yego 6. Iza mbere iyo narayitaye nari nibagiwe. Iyo ya mbere warayitaye. Iyo ukuri ni 078 28 6 6 Inshuti bakunzi ba JTV, turabashimiye kubana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Twagiye gusura umubyeyi witwa Liliane uzwi ku izina rya Mama Joao. Yarabyaye abyara umwana we w'ifura, aza kugira ibibazo, umwana avuka atabona. Yifuje rero ko tuganira nawe, mwumvishe byinshi ku mwana we, mwumvishe byinshi kuri we. Afite ibibazo bitandukanye, nta kazi afite, umwana yita ko n'umwana nk'usa arasanzwe, n'umwana usanzwe, ariko yagize ikibazo cyo kuvukira amezi 6 bituma ajya muri kuveze, umwana akura atabona. Nabyo yabimenye rero amaze igihe mu rugo. Byose mwabyumvishe ko umwana abayeho mu buzima butari bwiza, ubuzima bw'umwana utabona, kandi no kugenda biragoranye. Bavuga ko abana n'ubumuga bwo kutabona, ariko ikibazo gihari gikomeye ubushobozi bw'umubyeyi we. Turabasabye rero uwaba yabasha kubona ubushobozi, afite ubushobozi ubwo ari bwo bwose, yewe n'igiceri cy'ijana kiragenda, yewe niyo wabasha kuvuga ati umwana wanjye arabura igihe gito ngo atangire ishuri. Ibyo byose bigatuma bimutera impungenge z'ejo hazaza. Aribaza, se umwana wanjye aziga? Ese ko nabuze amata amuha, byibura nzabona minervare? Turabashimiye rero, kandi mwakoze kubana natwe mu kiganiro. Ejo tuzishima kurenzaho, ejo aduhamagaye akatubwira ko mwebwe bakunzi ba JTV hari icyo mwamufashije. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.